Umusozo w'inzozi n'amateka. Bibiliya mu buhanuzi igizwe n'ibintu bibiri. Igizwe n'inzozi zagiye zirotwa n'abahanuzi batandukanye, ariko izo nzozi zikaba zari zifite ibika bitandukanye. Ariko nanone mu buhanuzi tubona nanone bugizwe n'igika cya kabiri cyitwa amateka. Buriya rero hari ibintu bikomeye cyane. Umugabo umwe yari arimo kujya guhanga umurimo. Mu gihe yari arimo guhanga umurimo ahantu, arimo gutangiza itorero ryacu, barangije yigisha abantu baho, abigisha ubutumwa bwiza, abigisha ubuhanuzi, yerekana ibihe bizaza n'uburyo abanyabinyoma bazaduka. Barangije baramubwira bati rero twebwe dufite ikibazo, kugiye kugenda bigaragara yuko usubiye aho waturutse uza gukora amateraniro, kandi bikaba byanga byakunda vuba muzatwoherereza umwigisha n'undi uzakomeza kuyobora iri torero. Niki kizatubwira yuko umuntu uzaza kutwigisha, uzaza kutuyobora atazabaje kutuyobya nk'uko wabitubwiye? Gira ikimenyetso udusigira. Uyu mupasitoro wari ushaje, wari ufite imyaka ikuze, wari umaze igihe mu murimo muri ako karere kandi ananiwe, yarababwiye ati mutore ibuye mwizeye. Nagira ngire namwe muri iyi minsi imperuka mutore ibuye mwizeye. Bazana ibuye ryiza, arangije arababwira ati abahanga mu kumena amabuye murimene, ariko ndarishakamo ibice bibiri. Ibyo barabikoze, ibuye barimenamo ibice bibiri. Mu kumeneka kw'ibice bibiri kw'ibuye murabyumva, igice kimwe ntago cyasaga neza n'ikindi. Arangije afata bya bice bibiri by'ibuye arabyegeranya, arababwira ati mutoremo icyo mushaka. Batora kimwe nawe ajyana ikindi. Arababwira ati rero umuntu uzaza aje kwigisha, uwitorero rizohereza, ikizamubwira nta kindi, uko ibihe bihaye ibindi abayobora mujye mufatira ibuye. Kubw'ibyo rero undi uzaza aje kwigisha inaha azazana ikindi gipande cy'iki kibuye. Nuko rero muzabyegeranye murebe ko ari rya buye twamennye. Ibyo byarabaye, byari bisate bibiri bikomeye. Inzozi z'ubuhanuzi zaroswe, byanga byakunda ni igice kimwe cy'amateka yaranze isi. Kandi amateka y'isi, amateka ya politike, amateka y'ibihugu akomeza kugenda yezenguruka ahamya yuko iby'ubuhanuzi bwavuze ari ukuri. Umusozo w'inzozi n'amateka. Iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana ryasize. Mu gitabo cya Daniel igice cya kabiri umurongo wa mbere, abafite Bibiliya zanyu tujyane. Mu mwaka wa kabiri umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi. Kubera iki Bibiliya yavuze ngo umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma? Nuko Bibiliya ivuga ngo Imana niyo yimika abami kandi nigira gute? Ibimura. Igihe cyose umuntu ari ku butegetsi, igihe cyose umuntu ari ku ngoma, agomba kumenya yuko Imana ari igenzura ibintu byose mu biganza byayo. Kubw'ibyo rero Bibiliya ntabwo igivuga yuko hari umuntu uzaba ku ngoma iteka ryose nk'uko Nebukadineza yabirose, nk'uko abami benshi b'isi babigenza. Bibiliya igaragaza isoza ry'amateka y'isi, kuko Imana yahaye abantu gutegeka isi, ariko igihe kizagera Imana nayo ivuga iti aho mwabereye, aho mwayobore mureke nanjye nyobore. Hari igihe ubwami bw'Imana buzaza hano ku isi buyobore. Nuko rero ahagarika umutima, ntiyarushya goheka. Umwami ahera ko ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashyitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Kenshi na kenshi usanga abanyapolitike b'isi, abantu bakomeye b'ibihangange ku isi bagiye bavugwa cyane, ntabwo ubwenge bafite babukomoye ku Mana n'ijambo ryayo. Hari ubwenge bw'ubuhanga bakomoye ku bapfumu, hari ubwenge bakomoye ku bakonikoni n'abashyitsi n'abakarudaya. Abakarudaya bari bahagarariye ubwenge n'ububasha n'ibintu byose byari biriho kuri iyi si. Tuhafite itsinda ry'abanyabwenge, bitewe n'ubwenge bwabo bukomeye butuma bahabwa intebe aho bageze, bamaze kwibagirwa yuko Imana ihari. Nyamara Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 9 haravuga ngo abanyabwenge b'isi baramwaye ko banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge barimo ni bwenge ki? Igihe kizagera bigaragare yuko isi idashobora gukomeza kubeshwaho n'abanyabwenge b'isi. Kandi Bibiliya irakomeza ngo nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo,
kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikozi wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatira kiraruhije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zidafite imibiri. Muri iki gitabo cya Daniyeli, niba murimo gukomeza kunkurikirana, niba ijwi muryumva, Daniyeli igice cya 10 igice cya 2 umurongo wa 31, noneho Daniyeli yarabyeruye arabisobanura. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko byacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba. Aya magambo turaza kuyagarukaho, igice cy'ibumba n'igice cy'ibyuma. 34 urabyitegereza ugezaho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama waho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Hano niba mubizi neza, kuva mu 168 kugeza mu mwaka 476 twatangiye ubwami bw'amaguru y'icyuma. Ariko nk'uko bimeze, amaguru y'icyuma yageze aho ararangira. Ntabwo twebwe rero tukiri ku maguru y'icyuma, ubuhanuzi butwereka yuko turi ku birenge, ndetse ntabwo tukiri ku birenge ku gatsinsino. Ubu noneho byamaze kugaragara yuko turi ku mano, kandi abamarayika b'Imana bakomeje gukurikiranira hafi irangira ry'isi bahereye kuri ubu bwami bwa nyuma. Ndetse mbibutsa yuko urubanza rw'Imana mu ijuru rurimo kuri ubu bwami. Wakwibaza rero, ni ikihe kintu cyatumye ubu bwami bwaratangiye ari izahabu? Dutangirira ku mutwe wari izahabu, ndetse tugakomeza inda n'ibibero, tukamanuka tukagera aho tubona noneho twamaze kubona amaguru yabaye ibyuma. Ndagira ngo mbabaze abo turi kumwe muri uyu mugoroba, ese uwaguha izahabu undi akaguha ibyondo wakwakira iki? Uwaguha izahabu undi akaguha ibumba wakwakira iki? Wakwakira izahabu. None se umuntu aramutse aguhitishijemo akakubwira ngo hano hari izahabu n'aha hari ifeza, watoranyamo iki? Watoranyamo izahabu. Umuntu aramutse akubwiye ngo hano mfite umuringa n'aha mfite izahabu, watora iki? Watora izahabu kuko iruta umuringa. Ibi bintu kuba iki gishushanyo cyaragiye kimanuka gihinduka, agaciro kagenda kamanuka, hari icyo byerekanaga. Icya mbere, kuva ku izahabu isi kazasoreza igeze ku byuma n'ibumba, byerekana guta agaciro mu nzego zose z'ubuzima. Isi izata agaciro. Icya mbere, guta agaciro k'ubukungu bw'isi. Byakagombye kuba umutwe w'isi waratangiye, umutwe wa kiriya gishushanyo cyo muri Daniyeli wagombaga gutangira ari ibyondo, bikagenda bigira agaciro gake 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 gake, byibuze twe tugasoreza ku izahabu. Niko byagenze? Oya. Bivuze ngo ubukungu bw'isi burimo buragenda busaza cyane. Isi yatangiye irangwa n'izahabu, ubu irimo irarangwa n'ibyondo n'ibyuma bivanze. Icya kabiri, guteshwa agaciro ka muntu. Umuntu yaremwe ari hejuru y'ibintu byose, ariko uyu munsi wa none turimo turabona umuntu ibintu byose bimukontorora. Icya gatatu, kumanuka cyane kw'imibereho myiza y'umuntu. Mu gihe cya Nebukadineza bakoraga iminsi mikuru, bakamara iminsi 120 barimo kurya banywa. Umuntu agahamagaza abantu 1000 bari kumwe n'inshoreke zabo bakanywa.
iminsi mikuru. Isi yari ifite ibiryo mu gihe cya Nebukadineza, isi yari ifite abaturage beza mu gihe cya Nebukadineza, kandi isi yari ibayeho neza. Ubutunzi n'ubukungu nabyo ntabwo cyari ikibazo. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ariko bimeze. Ubu umuntu ugerageje kubona akantu k'akazahabu gatoya akambara ku gatuza, ishati akayirangaza. Kubera iki? Turi mu gihe cy'ibyuma n'ibumba, ubonye izahabu aba yubakomeye. Ibi rero bitwereka ibintu bikomeye cyane. Bibiliya ntago turi bwibande cyane muri ubu buhanuzi buvuga ibi bintu byagiye biba, ahubwo turibanda mu buhanuzi busoza amateka. Daniel 2:44, Imana irongera yerurira Daniel, imubwira ibintu bidasanzwe. Iramubwira ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga. Haleluya! Ubutware bwo mu isi bwagiye burangwa nuko ishyanga rimwe riza rikagerwaho, iryo shyanga ryamara kugerwaho ryarambirana, hakaza irindi shyanga naryo rikayobora, irindi shyanga naryo ryarambirana, hakaza irindi. Ariko ubwami bw'Imana twe tuzabamo nta bundi bwami buzabukurikira, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye rivuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ni kugira gute? Ntiguhinyurwa. Umusozo w'inzozi. Inzozi zose abahanuzi barose, inzozi zose n'amateka yose yabaye ku isi azasozwa n'ubwami bw'Imana bugereranywa n'ibuye, buzaza bukarimbura bugashwanyaguza ibintu byose. Mariko igice cya 14, Bibiliya iravuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye, nuko ubwami bw'Imana buri hafi, nuko nimwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ibintu bine abantu bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana basabwa. Icya mbere, bagomba kumenya yuko igihe gisohoye. Paulo yahereye kuri aya magambo aravuga ngo ubwami bw'Imana buratwegereye kuruta igihe cyose twagize gute? Twizere. Ariko nagira ngo mbabwire, ibi biterwa n'amarinete ureberamo. Abantu bambaye amarinete y'umurengwe w'isi, abantu bambaye amarinete y'umudamararo, iyo bayarebeyemo barakubwira ngo isi iraryoshye. Reba abagore beza twirongoreye, urebe n'amazu meza twiyubakiye. Ariko abantu bambaye amarinete meza dusoma mu gitabo cy'umugenzi, ayo mu Kristo yahawe, ageze ku musozi yayareberamo akabona umusozi wa Siyoni umurwa wera uramwegereye. Ngayo amarinete Imana yahaye abadivanisi munsi wa 7 bagomba kureberamo. Na marinete yegeze hafi ubwami bw'Imana. Haleluya! Ayo marinete Paulo yarayambaye, arangije aravuga ati nibigitinze ubwami bw'Imana buraje, kandi natwe abazaba bakiriho. Ndagira mbabwire ngo isi irimo irambura abadivanisi benshi amarinete yo kwizera, ikabambika amarinete ya niko bavuze. Ariko uhereye kera kose niko bavuze, ibintu bya Yesu azaza, Yesu azaza. Imana iduhe umugisha, idufashe kugira ngo ubwami bw'Imana bwegere hafi kubw'amarinete yo kwizera. Baheri na White batangiriye uyu murimo, n'abandi bantu 50 batangiye itorero, bari bambaye aya marinete ku buryo bari banabizi yuko igihe kizagera itorero rigatera imbere nubwo bigiraga mu madepo y'ibigori. Ariko n'uyu munsi wa none ubu twicaye hari umwizera wambaye amarinete yo guca intege, abona n'uru rusengero rutazagira gute? Rutazuzura. Musabe Imana ibambika marinete yambitse abatangiye itorero. Indirimbo nziza umuhimbyi yaririmbye aravuga ngo nubwo ibindi imbere byose byankoma hehe mu nkokora. Ngaba abantu Imana ishaka mu gihe nk'iki, abantu batita ku bintu bibari imbere. Ibintu wari wiringiye nubwo byagukoma mu nkokora, nta kabuza kwishimana Imana yawe. Yesu atangiye umurimo abwira abantu ati mwitonde, muri mwe mugomba guhora mwiyumvamo ijwi ribabwira ko igihe gisohoye, kandi cya kabiri mugomba guhora mwumva ubwami bw'Imana buri hafi. None ubu dufite abantu benshi bamaze kuvangirwa, Satani yamaze guhindura abagaragu babi. Murebe muri Matayo igice cya 25,
Matayo igice cya 25 hari amagambo akomeye cyane. 24:45. Matayo 24:45. Umugani w'abagaragu babiri. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Nagira ngo mbabwire, kuba umugabo mu rugo ntabwo ari ugutanga iposho gusa, ahubwo ni ugutanga iposho ukayitangira n'iki n'igihe. Uzi kwicara ugahinguka iwawe saa 5 uzanye iposho, warangiza uti madamu ushaka ikintu uteka abana barye niriwe mbavunikira. Subwo iryo posho rizigihe abo bana bazarya babyibuhe, umugore azateka. Nuvuga ngo ndajya mbabwire ngo Imana yasize iri torero irangije isigama abagaragu bayo beza, ibaha itegeko, ndashaka yuko mugaburira abantu. Bakuru b'itorero, Imana yaduhaye umwanya ngo tugaburire uyu mukumbi. Baririmbyi twahamagariwe kugaburira uyu mukumbi, ariko tukagabura igerero igihe cyaryo. Ngibyo bigomba kuranga umugaragu mwiza. Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga bikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ikibazo si ukugaburira abantu. Dufite abantu bagaburiye umukumbi guturuka ku bwa Munyeri, dufite abantu bagabuye iby'Imana mu myaka yashize, ariko uyu munsi wa none ntibakibihagazemo. Mbabaze, shebuja naza azasanga bakibikora. Kambabwire, ntihazagira umuntu ugukangisha iby'Imana ifirimbi yanyuma itaravuga. Kintu nshimira Imana ni kimwe, ifirimbi y'ibyo kwizera Yesu niwe uyifite ku rurimi rwe. Igihe azabishakira niwe uzayivuza, ariko hahirwa umuntu azaza agasanga akigize gute akibikora. Hari abasuranaga bicaye hano, hari abajyaga babona umwanya wo gusenga, hari ababonaga umwanya wo gukora umurimo w'Imana. Abo bose mu myaka yashize baravunitse, batanze amafaranga, batanga igihe cyabo, batanga ibyabo byose, ariko uyu munsi wa none baparitse. Ikibazo ni kimwe, ibintu urimo gukora ni byiza, ubona ufite garanti ku buryo shobuja naza azasanga ukibikora. Arangije Bibiliya irakomeza itari ku mugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja agize gute aratinze. Igihe cyose uzaganira n'umuntu ukumva ibintu by'Imana arimo arabishyira kure, ibintu by'Imana byamaze kumurambira, ntibikimuryoheye, arimo aribaza imyaka amaze mu idini akumva yaribeshye, uzamenye ko uwo muntu amahame yo kugaruka kwa Yesu yasenyutse muri we. Amahame yo kugaruka kwa Yesu y'ingenzi, irya mbere ugomba guhora ubona igihe ko gisohoye, irya kabiri ugomba kubona ubwami bw'Imana buri hafi, ariko ihame rya gatatu rigutera gutegereza nyakuri nuko mwihane. Kandi Bibiliya igakomeza ngo mwemere ubutumwa bwiza. Hari abantu iyo utemeye ubutumwa bwiza kwihana kwawe ntibihabwa agaciro. Bibiliya itwereka byinshi. Amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka page 242. Imana mu bubasha bwayo ifite uburyo irimo kugenda ikurikirana ibibera mu isi. Imana ifite urugero, ifite imyaka yahaye isi. Imana yagiye ikurikirana amateka ya gihanuzi, kandi yarangiza igakurikiraho isi yerekera. Ariko noneho hari ibigiye guhinduka. Waduhagarariye nk'umuvugizi wacu, wumva amasengesho yose yo kwatura ibyaha no kwihana, ufite uruhanga rutamirijwe umukororombya. Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru, iyi nyigisho y'ubuturo bwera abadivanisi bigisha ayandi madini atigisha, itwereka yuko Yesu atamirijwe mu ruhanga rwe n'umukororombya. Uyu mukororombya rero ni ikimenyetso cy'ubuntu n'urukundo Yesu ahoranira abana be, kandi bidatinze agiye kurangiza umurimo we wo mu buturo bwo mu ijuru. Noneho rero ubuntu n'imbabazi bizamanuka bive ku ntebe y'ubwami, maze ubutabera bufata umwanya wabwo. Aka kantu muri uyu mugoroba abadivanisi turi kumwe mu gatekereza, amadini yose, abanyabwenge bari ku isi, abantu bagerageza kwemera ko Imana iriho, bayigaragarije ibintu bibiri gusa, kandi Imana igizwe n'ibintu bingahe? Bitatu. Abantu berekanye ko Imana igira ubuntu,
Imana ni nziza, tugira ubuntu muri Kristo Yesu, nta kintu itaduhaye, kurya turya ku buntu, ibintu byose twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Noneho rero abandi nabo baragiye berekana ko Imana ari inyambabazi, ntago Imana yarimbura abanyabyaha, abandi Imana yabaremye bayiruhije, ntago Imana yakwemera. Umva, Imana igumana imbabazi ibihe byose n'ibihe ibihumbi, nta muntu uzapfa, nta muntu uzagira gute. Ubu abantu benshi baricaye kuko Imana ari iki? Ari inyambabazi. Elena White yanditse aya magambo kugira ngo abadivanisi umunsi wa karindwi dutandukane n'ayandi madini. Yaravuze ati ni byiza muri ino myaka twari turimo, ubuntu bwari buri ku ntebe burimo kuganira n'imbabazi, ubuntu buganira n'imbabazi, ubuntu bukavuga buti ibi bintu bigende gutya, imbabazi ziti nta kibazo, ubuntu bukavuga ngo bigende gutya, imbabazi ziti nta kibazo. Ariko nuramuka ugiye ugasoma neza Bibiliya, uri busange ubuntu ni Kristo, imbabazi ni Kristo, n'ubutabera ninde? Ni Kristo. Kristo yarabanje atanga ubuntu bwe, ubwo buntu bwatumye ava mu ijuru arazaza mu isi, akora ibigomba gukorwa byose. Arangije atangiza itorero rye, arangije arababwira ati nabagiriye imbabazi, none mujye kubwiriza ubutumwa ko nahatanze imbabazi. Turi mu gihe rero turimo kubwiriza imbabazi, ariko nazo abantu bamaze kuzihaga. Ni igiki kigiye kuba rero? Ubuntu n'imbabazi bigiye kumanuka ku ntebe y'ubwami, bibwira ubutabera ngo twakoze akazi kacu, zamuka ukora kawe. Aho rero niho abanyabyaha bazahurira n'umujinya w'Imana. Aho niho abantu bazahurira n'umujinya w'Imana. Kubera iki? Mu gihe ibintu bizaba bimaze kuzamba, Imana izahaguruka ishaka igisubizo cy'isi cya burundu. Kuko abantu bagiye bashakira isi ibisubizo, ariko bagashaka ibisubizo bitari ibya burundu. Dore n'ubu twicaye aha ngaha mu buzima bwacu, mwese murabizi, njyewe musoni, nawe uri aho ngaho. Iyo ugiye gukemura ikibazo kimwe wagushijwemo n'ubujiji, iyo ushatse kukivamo usanga kukivamo byagusabye kugwa mu kindi. Imana izashakira isi igisubizo cya burundu. Mu gihe nk'uko mubibona isi izaba iri mu bihe biyigoye, mu gihe intambara zizaba zamaze abantu, mu gihe hazaba hariho ibitero by'abiyahuzi, mu gihe abantu bazaba barimo kwicwa, abanyapolitike bagira abantu impunzi, abantu barimo gupfa bishwe nabi, abandi bicaye mu malaboratwari barimo gukora amavirusi kugira ngo batere abantu babone uko binjiza amafaranga. Mu gihe isi izaba imaze guhaga abantu, hari imyuzure, imitingito, imiraba kuruka kw'ibirunga, imibereho mibi y'abantu, mu gihe abantu bazaba bafashe Bibiliya bayifunze batayishaka, ariko bakareka abanyamadini bagakomeza kuyibumbura, nyamara igeze gute? Ifunze. Imbere y'abanyamadini benshi batwereka ko Bibiliya ifunguye, ariko Bibiliya bamaze kuyishyiraho ingufuri, ntibashaka yuko iyobora amadini yabo. Abanyamafaranga benshi ntibashaka yuko Bibiliya yivanga mu byabo. Abakene benshi ntibashaka yuko Bibiliya yinjira mu guhumurizwa kwabo. Abantu barimo barashaka ahantu bakura ibisubizo, ariko Bibiliya yigijwe ku ruhande. Imana ntizakomeza kurebera. Abagabo, abagore, abasaza n'abakecuru, buri muntu wese afite ikibazo cyamuzonze, ku buryo ubu isi abantu benshi batunzwe n'ibiti n'ibinini n'imiti itandukanye. Musigaye muzi mwese, umuntu asigaye ajya kwa muganga, imiti yose bamuhaye bagakubitaho akantu kitwa ibuprofene ku ruhande, no kugira ngo bakorohereze imibabaro. Hari n'igihe ujya kwa muganga bakabura ibyo urwaye, bakagukubita ibinini byo kugusinziriza, bavuga bati byibuze ntanasinzira iminsi 3 wenda igisubizo kizaba kiboneka. Abantu bose bari mu kinya, umugani wa muhanzi, bari mu kinya, nta muntu ushaka kubabara yumva. Ariko Yesu yaravuze ngo ibyo byose nimubona bibaye muzamenye ko ari itangiriro ryo kugira gute? Kuramukwa. Ikintu njya nshimira Imana ni kimwe, abazungu bakora ibintu byose, ariko ikintu cyitwa ibise, umwana ntajya azanwa n'igise cya kizungu, azanwa n'igise cy'umwimerere. Kugaruka kwa Yesu bizaterwa n'igise abana b'Imana bazaba bafite cy'umwimerere. Abana b'Imana bazaba babajwe n'ibizira bikorerwa hehe? Mu isi. Kuniha kwabo kuzaba igise kizatuma Yesu ahita agaruka.
ntabwo Yesu azaza kubera ko twarize kuko ibijumba byongereye igiciro, ntabwo bizaterwa n'uko abana minerivare twazibuze, si uko tuzaba dukodesha amazu ba nyirayo bayazamuye. Ntabwo ibintu bizazana Yesu ari uko bamwe babyaye abana 6 mu gihe wabuze umwana. Oya, hari impamvu zizatuma isi ijya kubise Yesu agahita agaruka. Turi mu gihe abantu barimo guhakana amahame y'Imana, barimo gusenya iby'Imana yashyizeho mu itangiriro, kugeza ubwo n'abatinganyi bamaze gushyiraho ibendera, bamaze gushyiraho amategeko abarengera. Mu madini yose abatinganyi bamaze guhabwa agaciro. Ubu itorero ryacu rimerewe nabi, ryaranarezwe mu muryango w'abibumbye ko tudaha uburenganzira abatinganyi. Ariko Bibiliya ivuga iki? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana itazakomeza kurebera. Hari ibyago 7 Imana yageneye abanyabyaha, kandi nagira ngo mbabwire ibi byago Elena White yabyanditseho mu ntambara ikomeye page 440. Amadini yirinda kuvuga iki kintu, ariko ntabwo dukwiye gukomeza gukirigita umunyabyaha. Igihe kirageze ngo nk'uko abantu bajya bavuga ngo ibyiza biri imbere, twereke abanyabyaha ibyiza byabo biri imbere. Ibi byago ntabwo ari rusange. Bitabaye ibyo isi, abatuye ku isi bose barimbukira rimwe. Nyamara hazaba hari ibiteye ubwoba bikabije bitigeze kumenywa n'umwana w'umuntu. Ibyago byose bizagera ku bantu imbabazi ziri hafi kurangira. Bizaba bivanzemo n'imbabazi. Amaraso ya Kristo yaviriye umunyabyaha amukingira igihano cy'ibyaha bye. Ariko mu rubanza ruheruka, umujinya uzasukwa ku munyabyaha uzaba utangaje, uzaba utarangwamo n'imbabazi namba. Kuri uwo munsi abantu benshi cyane bazifuza ubwihisho mu mbabazi z'Imana basuzuguye igihe kirekire. Dore iminsi uzaza, ni kuwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inzara y'ibyo kunywa cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo yande y'Uwiteka. Abantu bafashe umwanya wabo, uwo basaguye bawuryamyemo, uwo basaguye bawurebyemo imipira, abandi bagiye mu nzu zibyinirwamo, abandi babonaga umwanya wo gukoresha bashaka Imana bakajya kwicara ku mazi, abandi bagatembera mu bihugu. Umwanya wose wo gushaka Imana Satani yabateye gushugurika cyane, barawumara. Kubw'ibyo rero, mu gihe abana b'Imana umurongo uzaba wamaze gukatwa, abapagani n'abantu batabonye umwanya wo gushaka Imana, Satani azababwira ati noneho inzitizi zivuyeho, mukoresha imbaraga zose mbahaye, musigaranye agahe gato. Amagambo Eliya yavugiye ku musozi Karumeli, Satani azayabwira abantu bazaba muri inyuma. Azababwira tumva, mukanguke musenge. Abantu basenge bumve ntibiza, biga ijambo ry'Imana bumve nta buryohe. Bibiliya bazayisoma nta kigenda. Nta muntu witwa umukozi w'Imana uzaba agihari ngo ahumurize abantu cyangwa ababeshye bakunde. Kubw'ibyo rero Satani azabwira ati musenge cyane. Wabona Imana yanyu yagize gute? Amagambo, ayo magambo Satani azayabwira abantu. Kandi abantu bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava iburasirazuba bajya iburengerazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, ariko umusozo uzaba uwuhe? Be kuribona. Iki nicyo gihe ijambo ry'Imana ririmo kuboneka, ariko abarimo gushaka kuryiga nk'uko riri ni bangahe? Iki nicyo gihe cyo gusenga bigakunda, ariko se abarimo gusenga ni bangahe? Iki nicyo gihe cyo kwihana ukereka Imana imibereho yawe, ukirinda kuvanga mu undi muntu wari we wese, ibibazo byawe bikamenywa n'ijuru. Ni bangahe bahari bazarishaka be kuribona? Reka twinjire muri Bibiliya rero turebe koko icyo Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 16. Turebe icyo Bibiliya itubwira ku byago 7 by'imperuka n'icyo bizaba bishushanya. Kubera iki Imana y'urukundo izemera guhana abantu, ariko koko bizaba byatewe n'iki? Nibyo koko tumaze kubibona, ubuntu n'imbabazi bizamanuka bibwira ubutabera ngo urira intebe bari uyobora. Gera ikintu babwira, muri iki gihe ubutabera buzaba butangiye kuyobora, nibwo abantu bazamenya agaciro k'amategeko y'iki y'Imana. Kuko abanyamadini bashutse abantu, babumvisha yuko umuntu n'imbabazi ari byo bihagije. Abantu bagendera muri uwo munyenga, ntibigeze babwirwa iby'ubutabera. Kandi iyo ubutabera bwahawe intebe, amategeko y'Imana niyo yitabwaho.
ibyago birindwi by'imperuka abafite biriya murareba mu byahishuwe igice cya 16 no guturuka ku murongo wa mbere kugeza kwa 21, ariko nagerageje gukoramo icyo nakwita rezime. Icyago cya mbere kizaba ari icyago cy'ibisebe. Bibiliya iravuga ngo abafite ikimenyetso cy'inyamaswa bazarwara ibisebe bikomeye. Kubera iki ibisebe? Bibiliya irabyerura neza muri Yeremiya 30:12. Abarimo kureba hariya muri Bibiliya haranditse ngo uku niko Uwiteka avuga ati uruguma rwawe si urwo gukira n'igisebe cyawe kiraryana, ntawo kukurengera uhari kugira ngo upfukwe, nta miti yo kukuvura ufite, abakunzi bawe bose barakwirengagije ntibakigushaka, kuko nagukomerekeje uruguma rw'ubwanzi n'igihano cy'umunyarugomo, nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije kuko ibyaha byawe byagwiriye. Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Kuribwa kwawe si uko gukira, ibyo nabiguteje nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije kuko ibyaha byawe byagwiriye. Abantu muri bo Bibiliya iravuga ngo ni ukubera iki uruguma rw'ubwoko rwanjye rutagize gute? Rutakize. Icyaha gitera umutima kuba igisebe. Iyo rero icyaha noneho ukigumyeho ukagikunda, iki nicyo kingaburira, hatazagira unsuzugura, hatazagira umera gutya, icyaha ugakomeza kugitunga, urakomeza ukazazuza ugihomaho imiti, kikagenda kiba umufunzo kugeza igihe Imana izakureba, kuko wayangiye ngo igukontorore. Imana ikakubwira ngo igisebe cyawe cyabaye umufunzo, nta muti wagira gute? Waboneka. Uwanze umuti w'i Galeyadi ntiyashoboraga gukira mu gihe cya Isiraheli. N'uyu munsi wa none Yesu Kristo ni umuti uri Galeyadi, ariko abantu banze kunywa umuti. Buriya rero igisebe, amoko y'ibisebe aratandukanye. Hari igisebe kikwereka yuko cyakize, wakireba ukabona n'inkovu yumye, wajya kwa muganga ukabwira utariko hano hajya haniki, barangiza akabwira ati wigeze ukomereka, hari ahantu ufite inkovu, yego, kabereka. Muganga akareba, yarangiza akakubwira ati jya guca mu cyuma. Uti muga, ni gute njya guca mu cyuma kandi ngiye mbona ko igisebe cyagize gute? Cyumye. Muganga akakubwira ati niba wikunda ahubwo reka akaguru tugace. Iki gisebe cyawe cyakweretse ko gikize inyuma ariko cyakomeje kumunga, nsanze yarahindutse kanseri n'igufa ryarashwanyaguritse. Satani arimo aratwereka ko ibibazo byacu byakemutse, ariko mo imbere birimo birarushaho kubora. Mbese Galeyadi nta muti womora uhaba. Icyago cya kabiri kizaba ari inyanja ihinduka amaraso. Ikintu cyose kizapfa, bivuze ngo ibintu abantu bari bubatseho ubuzima bwose bizahombera mu maso yabo. Icyago cya gatatu, inzuzi n'imigezi n'amasoko bihinduka amaraso, kuko bamenye amaraso y'abera n'ay'abahanuzi. Iki cyago cyumvishije Farawo ibintu bikomeye, aho Farawo mu gihe cya Egiputa mu gitabo cyo Kuva yajyaga kunywa amazi, yaricaye agira ngo ibyago 10 byo mu Egiputa bizaza bibi by'abantu binjiji, ntago bizagera ibwami. Ngo Farawo yaricaye, abaturage bamubwira bati tumerewe nabi, icyaka cyatwishe, kandi hari amazi hose arimo arahinduka amaraso. Farawo arabahumuriza, abwira abasirikare ati mukubita abantu bava aha ngaha. Farawo nawe atashye agira icyaka, arangira avuga tumva biriya byago byaba mu batinda ariko ibwami ntibyahagera. Afunguye amazi asanga nayo yabaye iki? Amaraso. Ibyago 7 bizafata abakire n'abakene bibashyire mu rwego rumwe, abize n'abatarize mu rwego rumwe, injiji, imbata n'abo mudendezo. Ndajya mbabwire ngo nk'uko ubuntu bwa Kristo bwatumye muri Kristo Yesu hatakirimo umuyuda cyangwa umugiriki, abantu b'Imana bakaba umuntu umwe, ni nako n'ibyaha bibi n'ibyago 7 bizatuma abanyabyaha bajya hamwe. Cyago cy'amaraso, abantu bazaba baranze amaraso ya Yesu Kristo. Imana yamennye amaraso, itanga ingabo nyinshi ku bwacu, ariko turanga amaraso y'umwana w'Imana tuyatesha agaciro. Paulo yari yaratwihanangiririje, aravuga ngo uwasuzuguraga Mose n'abahanuzi, uwagiraga ibyo asuzugura mu gihe cya Isiraheli yarabihorwaga. Nkanswe twebwe noneho ukandagiye amaraso y'umwana w'intama yatambwe ku bwacu. Ni ikintu gikomeye. Hariho uburyo buriho bwo gusuzugura amaraso ya Yesu. Abantu bazanywa amaraso. Ku isi abantu bazaba barakoresheje imbaraga bamena amaraso.
abanyapolitike batandukanye bazaba baragiye bica abandi, abakobwa, abagabo n'abaki, abantu bazaba baragiye bakoresha uburozi ngo bikize aba batavuga kimwe, abaturanyi babo bakize, abantu benshi bazaba baragiye bakuramo inda n'abandi. Ku isi abantu bazaba baramennye amaraso kugeza ubwo bagira ngo Imana ntibizi. Icyo Imana izagenera abanyabyaha ni kimwe, bagomba kuzanywa amaraso. Kuko reka ngire ikintu babwira, n'uyu munsi wa none usigaye uganira n'umuntu akabwira ati ntundebe gutya we nakurigata, ntabwo ari we wa mbere nakunywa. Icyo bazasorezaho ni amaraso. Icyago cya kane, izuba rihabwa kotsa abanyabyaha batuka izina ry'Imana. Banze kota zuba ryo gukiranuka ari we Kristo. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka, murebe mu gitabo cya Maraki igice cya 3. Muri Bibiliya zimwe ni igice cya 3, mu zindi ni igice cya 4. Maraki igice cya 3 umurongo wa 19, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bazabibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Umurongo wa 20, icyo rya zuba risobanura, ariko mwebweho bubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa. Iri zuba ni Yesu Kristo. Imana yamuritse izuba ryayo ari ryo mwana wayo, irangije ritandukanya n'irindi zuba. Iri zuba Kristo Yesu Imana irishyira mu mababa ubuhungiro bw'ababishaka, ariko abantu ntibigeze bahungira kuri Kristo na rimwe. Kubw'ibyo rero abanyabyaha banze kota izuba ry'agakiza ngo babone ubugingo buhoraho bashira imbeho, kuri uriya munsi bazaba bafite imbeho, kandi izuba rizagaragaza uburakare. Ndagira mbabwire ngo mu rupfu rwa Yesu izuba ryagaragaje ko ritabyishimiye, ukwezi kwagaragaje ko kutabyishimiye, ndetse n'ubutaka ubwabwo bwagaragaje ko butishimiye ibintu abana b'abantu bagize gute bakoze. Kuri uriya munsi izuba rizotsa abanyabyaha ribibutsa agahinda ryagize kuri uwo munsi. Kandi icyago cya 5, umwijima uzagota ku cyiciro cy'inyamaswa. Icyiciro cy'inyamaswa nta kindi ni Roma, aho abantu bose basigaye bavuga ngo inzira zose zihurira he? I Roma. Imana izahera aho ngaho izambye ibintu. Abantu bubatse ku binyoma, abantu bagiye bavuga ko inzira zose ariho zisoreza, ariko twebweho inzira twahawe ni inzira nziza, inzira ishobora kubwira umugenzi. Ikizaba nta kindi, umwijima ugomba kuzagotaho abantu bakuraga umucyo. Amadini yose ibintu arimo gukora, inyigisho zisakazwa ku isi, imuri zigiye zimurika, aba bastari barimo kuririmba, yumva imuri zose zitwa ko ari imuri zimurikiye isi mu nzego zose zizemererwa i Roma. Imana izabanza ihera i Roma iteze y'umwijima, kugira ngo abahakuye umucyo bamenye ko i Roma ari ahantu nk'ahandi hasanzwe. Kandi abantu bazatangira guhekenya indimi, kuko ikinyoma niho cyavaga, kandi abantu bajyaga batangaza ikinyoma ururimi runyerera. None ukuri kwagaragaye, ikinyoma nta muntu kikibashije gushuka, abantu bazahekenya indimi zabo. Kandi icyago cya 6, Imana ivuga yuko hazabaho gukama kwa Efurate, kugira ngo inzira z'abami b'iburasirazuba zitegurwe, kandi Satani nawe yongera imbaraga mu bantu. Iki cyago cya 6 murimo murabyumva yuko uko Satani azaba arimo gukora, n'Imana nayo izaba irimo gukora. Uruzi Efurate, abasoma mu gitabo cya Bibiliya muzasanga ruri mu nzuzi zavaga muri Edeni. Murebe mu gitabo cyanyu cy'Itangiriro. Itangiriro Bibiliya ibivuga neza. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 10. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo imigezi 4. Umwe witwa Pishoni, ari ugose igihugu cy'Havila kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niyo hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budola n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi.
undi witwa Hidekeru ari wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa iki? Efurate. Efurate igaragaza ni umugezi wasigaye ku isi ucira amarenga abantu aho Edeni yahoze. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none uyu mugezi wa Efurate n'uyu munsi wa none uracyahari, kandi uturangira neza ugatuma tumenya aho inkuge yahagaze, ukanatwereka yuko Edeni yahoze muri biriya bihugu birimo mu gice cya Iraq na za Iran, kuko uyu mugezi niho uri. Igihe rero Babuloni yubakwaga, Nebukadineza yafashe uyu mugezi aragenda awuzengurukisha Babuloni. Babuloni ayubakamo ibikuta bibiri, arangije wa mugezi ukazaza ucamo hagati. Niyo mpamvu yavuze ngo Babuloni yangira akomeye. Ni ukuvuga ngo wagombaga kuza gutera Babuloni uje uzanye amafarashi, wahagera ukahasanga igikuta kirekire, ukava mu mafarashi ukurira, wamara kurira igikuta ugeze hejuru ugatungurwa no kubona umugezi w'amazi muremure kandi umanuka ufite imbaraga. Bikagusaba kuba waratoje n'abazi kugira gute n'abazi koga. Babandi bakoga bamara koga bagakubitana n'igikuta nanone cyakangahe cya kabiri. Icyo cya kabiri nicyo cyabagaho abasirikare babaga bafite, nta jimeri zabagaho, niho iyo minara miremire niyo bareberagaho umwanzi aturuka. Babuloni y'uyu munsi wa none nayo kuyitera birakomeye. Nebukadineza igihe Kuro yari agiye kujya gutera Babuloni, bitewe nuko Kuro yari yaratiranizwe n'Imana, Imana aramubwira iti ntuzashaka ingabo zikomeye, ntuzamara imyaka myinshi urwana, reka da, wowe uzagende ujya aho bakuye ibitaka baponda amatafari ya Babuloni, uzagenda ujya aho hantu hitegereze, nurangiza uzafata abasirikare bawe aho kurwana, bazacukure bafate ya mazi bayobereze aho bacukuriye amatafari, bizaba bikemutse. Ingabo za Nebukadineza zatunguwe n'abanzi bagezemo imbere, kuko uzi Efurate rwagize gute? Rwakamye. Babuloni y'uyu munsi wa none kugira ngo isenyuke, nababwiye ngo Imana izatsindishiriza itorero ryayo, ariko nta bintu bidasanzwe bikomeye bizaba, kuko Imana niyo izakora ibintu twe tutigeze duteganya. Ikintu cya mbere, mu cyago cya gatandatu uruzi Efurate ruzakama. Bivuze ngo ibintu byari bitumye Babuloni yubakwa, ibintu byari bitumye Babuloni yubahwa, ibintu byatumaga abaperezida b'isi bose bajya i Babuloni, ibintu byatumaga abanyamadini bose bapfukama bati Babuloni urakomeye, ibintu byatumaga abapfumu n'abanyabwenge bose babwira Babuloni bati komera dutegeke, Imana izabikamya. Babuloni noneho ubutumwa bwiza buyatake, abantu bamenye uburyo babeshywe igihe kirekire. Ako Satani nawe mu bakozi be azabahumekeramo umwuka w'ububyutsi. Icyago cya karindwi ari nacyo cya nyuma, hazamanuka urubura, ibishyitsi, inkuba, nibirangiza ibyo bintu birimo kunyuranamo, uru rubura ruzaba rupima ibiro byinshi cyane. Mu ntambara ikomeye aka gatabo barabivuze, ibishyitsi bizaba birimo gusenya isi kugira ngo Imana ikureho ikinyoma abahamya ba Yehova bigishije igihe kirekire cyuko aya ma etaje meza, ibi biraro turimo kubaka, Imana izazana abamarayika ahubwo bagakora finisage, abera tukaza dusanga umurirwa ugize gute ukeye. Ibi byose bizariduka, kandi ijwi rizavuga riranguruye. Ntago nzi amabafure uko azabavuga, ijwi rizavuga ngo birarangiye. Iri jwi rya birarangiye rirakomeye, ngo igihe rizavuga Yesu aho ari mu buturo bwera, ngo azahita hacucumuka mu umwotsi. Yesu azasohoka mu buturo bwera, iryo jwi rimaze kuvuga, ajye kumva yumve ku isi nibwo abantu bahugutse. Abamama batangira bati ntago tuzi ibintu twabagamo, ariko noneho turabonetse. Abagabo bati noneho turahumutse, ubu ngubu turabona. Abanyamadini bati bwo twamenyaho ibintu byerekera. Mu gitabo cy'intambara ikomeye abagisomye, ngo Yesu azashaka guhindukira ngo asubire mu buturo bwera, yongera akora umurimo, ubutabera bumubwire ngo guma aho ngaho. Ibyo wakoze byari bigize gute? Byari bihagije. Mu matwi ya buri muntu azumvamo amagambo avuga ngo byaratinze, byaratinze cyane. Kandi Babuloni izibukwa imbere y'Imana.
Babuloni izagabanywamo imigabane 3, ubupagani buzashyirwa ukwabwo, kandi n'ubukirisitu bushyirwa ukwabwo bw'icyitiriro, na politike zijya ukwazo. Buri muntu wese azahembwa ibihembo bikwiriye ibyo yagize gute yakoze. Igitabo cy'intambara ikomeye kiravuga ngo abahoze ari ababwiriza muri aka kababaro, mu gihe Imana izaba imaze kugabanya buri muntu wese ngo ahabwe ibye, ababwiriza ngo bazagira umubabaro inshuro zingahe? Abasomye 10. Abahoze ari ababwiriza bakabeshya abantu bakabatinza mu cyaha no mu ntege nke, bo bazaba bafite akaga gakubye inshuro 10 ugereranyije n'akabandi. Ni icyigisho gisoza mu ntambara ikomeye, muze kugisoma. Kandi imisozi izakurwa hayo. Kristo rero ubwo azaba agarutse, abakiranutsi nibo bazabanza kuzuka. Abakiranutsi bazambakwa kudapfa, abanyabyaha bazaba bakiriho bazahita barimbuka. Ariko noneho ikindi, abanyabyaha bazaba barapfuye, bazaguma mu bituro byabo. Abakiranutsi bazazamukana na Kristo bajyane mu ijuru, Kristo adakandagije ikirenge cye ku butaka. Kuko impamvu atazakandagiza ikirenge cye ku butaka ni iyihe? Ubu ngubu Satani isi yamaze kuyigiriye, kandi Kristo nta murima w'uruvange. Yesu ntago azakandagiza ubutaka, ikirenge cye kuri ubutaka, ahubwo amagambo yavuze muri Yesaya 65 niyo azasubiramo. Dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranirwa kutazagira gute kutazabamo. Kandi mu gihe Kristo azaba ageze mu ijuru, abera bageze mu ijuru, hazatangira imyaka 1000. Aho niho Imana izahanagurira abantu amarira ku maso. Aho ngaho niho urubanza ruzaba rutangiye. Imana izerekana urugendo rw'agakiza n'uburyo yihanganiye igihe kirekire abantu. Aho ngaho niho Imana izamara impaka abantu bafite mu bitekerezo byabo, kugera mu ijuru abahoze ari abakozi b'Imana bakomeye ukabona ntubabonyeyo, ahubwo wajya ko ukabona abantu wahoze ubona bataribona ari indaya ari ibisabo bagezeyo. Imana izatangira kumenera abantu amabanga, yerekane uburyo abantu bagiye bihana, abantu batagize gute batabizi. Ubu hari ukuntu ureba umuntu mukaba kera umuzi ari ikirara, ari igisambo, cyangwa ari umupagani, cyangwa ari umugome, ariko wajya ko ukamubona mu nzu y'Imana ukavuga uti ariko buriya byarakemutse ra, buriya koko kanaka yarihannye, ubu koko uyu muntu ni umuntu w'Imana koko. Ngo ibyo bibazo Imana izabirangiriza mu ijuru, izerekana uburyo abo bantu bagize kwihana kutigeze kugirwa n'undi muntu wari we wese. Abakiranutsi mu ijuru, abanyabyaha bazakomeza kuba intumbi ku isi, Satani n'abamarayika be bazaboherwa ku isi, isi izakomeza kuba umusaka. Kandi Satani yakoze bizinesi yo gushuka abantu. Satani yamariye amasaha ye yose mu kwica abantu, mu gutuma abagabo batandukana n'abagore, mu gutuma abana bananira ababyeyi, mu gutuma abaturage n'abanyapolitike batumvikana. Yagiye amara umwanya cyane mu gutuma, mu gihe Bibiliya irimo kubwirizwa, abanyamadini nabo bazana inyigisho z'ibinyoma. Satani yakoze umurimo we, ntiyabona umwanya wo kwicara. Mu myaka 1000 Imana izatuma nta n'umumarayika waza ngo yongorere Satani, cyangwa Satani ngo ajye kumwongorera. Ngo azicara amenye ububi yateje, ngo azitegereza isi yitaga iye, ngo arebe ukuntu isi yabaye, ngo bimuhe urugero rw'akaduruvayo kabaye muri we. Dufite amahirwe yo kwicara ubu ngo twitekerezeho. Kandi ibi byose nibiramuka bibaye ku iherezo ry'imyaka 1000, Kristo n'abera bazamanuka, bamanukane n'umurwa wera. Abanyabyaha bapfuye bazabanza bazuke, kandi Satani nawe azabohorwa. Ariko ikintu kibabaje, kuko uherekera kose Satani ari umunyabinyoma, nta kuri kuri muri we. Mu gihe Imana izaba imaze kuzura abantu, Satani azababwira tumva, ndongeye ndabazuye inshuti zanjye, ninjye wongeye gukoresha bwa bubasha mfite. Hari umurwa utwanga dukwiye kurwanya, kandi murabona yuko dufite intwaro nyinshi. Mu gitabo cy'intambara ikomeye havuga ko abagaba b'ingabo n'abantu bagiye bayobora intambara z'isi zikomeye, abantu bagiye baba bagome, n'abantu bagiye bakora ibintu by'ubwenge bukomeye, ariko bashaka gupyinagaza ikiremwa muntu, ngo bazaba bari iburyo bwa Satani. Azababwira ati dutere uriya murwa. Imana ntizemera rero kurebera, kuko urubanza ruheruka ruzakatwa, kandi Satani azarimburanwa n'ababi.
ku iherezo rero mu gitabo cy'intambara ikomeye barabitubwira, ku iherezo ry'imyaka 1000 Kristo yongera kugaruka ku isi, azaherekejwe n'ibihumbi byinshi by'abacunguwe kandi bashagawe n'ingabo z'abamarayika. Akimanuka mu cyubahiro n'igitinyiro, ahamagarira abanyabyaha kuzuka kugira ngo bacirwe witeka. Bava mu bitura ari iteraniro rinini ringana n'umusenyi wo ku nyanja. Mbega itandukaniro hagati yabo! Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ririmo rirazana itandukaniro hagati y'abizera n'abatizera, hagati y'itorero ry'ukuri n'iry'ikinyoma, hagati y'abana b'Imana n'abasatani hari itandukaniro rizakomeza kugaragara kugeza no mu gihe abanyabyaha bazazuka. Abo banyabyaha nibazuka rero ku muzuko wa mbere, abakiranutsi bazutse bambaye ishusho yo kudapfa kandi y'ubwiza n'imbaraga za gisore. Nyamara abanyabyaha bo bazazuka n'ibimenyetso by'indwara n'urupfu, bizaba bigaragara ko ari umwanda, kugeza ubwo urukundo rw'Imana ruzabwira Imana ngo kuraho umwanda. Ntabwo Imana izakomeza kwitegereza uburyo abantu babayeho gutyo, izabarimbura mu kanya gato. Kandi ikintu gikomeye ngiki, ibitabo bikimara kubumburwa, Yesu yahanze amaso ku bantu b'inkozi z'ibibi bahita bibuka. Uyu munsi buri muntu wese n'umuntu uvuga ko atazi Imana atanashaka kuyimenya arayizi neza. Yesu azareba ijisho abanyabyaha bahite bibuka, nta muntu bibukije. Buri muntu wese azibuka uburangare yagize muri ubu buzima, kurangara na Yesu Kristo. Muri uyu mwanya Yesu arimo arakubwira amagambo nk'ayavuye mu gashyamba ka Getsemani. Arimo aravuga ngo umutima urakunze ndabibona, ariko umubiri wanyu ufite intege nkeya. Munaniwe kubana nanjye byibuze isaha imwe? Ni bangahe bakibasha kubona isaha imwe yo guha Imana muri ubu buzima turimo, muri ubu buzima turimo kurwana nabwo bwa Kigali? Kandi hejuru y'intebe ya cyami haboneka igisa n'umusaraba, kandi haboneka n'amashusho y'uruhererekane kuva kuri Adamu kugeza ku rupfu rwa Yesu. Hariya rero hari abantu bazaba bahari. Herode wishe Yesu, wishe abana be b'impinja, azaba hari areba ingaruka zikomoka mu kumena amaraso. Herodiya nawe azaba hari, wa wundi wabwiye umwana we ati genda. Herodiya azaba ahagarariye abagore batanezezwa n'abagabo babo bakiriho bagashaka abandi, abagore bagira abana babo inama mbi kugira ngo baronke inyungu mbi. Pilato nawe azaba ari hariya, wa wundi wakoreraga gucungura igihe gusa. Uba abantu nta bintu bizima bagikora, barimo barakora nka Pilato, ni ugucungura igihe. Mukora ibintu kuri gahunda, bwiriza iminota 5 nuyirenza turabonana. Iyi rwose korari mu muririmbe ebyiri ziba zihagije. Rega gahunda ni gahunda nyine, gahunda ni gahunda. Pilato ngo yabyutse aje kugira ngo yihutishe urupfu rwa Yesu yisubirire kuryama. Kubwo gushaka kugira gahunda kwa Pilato nicyo cyatumye arangara na Yesu. Abana b'Imana dukwiye kugendera kuri gahunda y'ijuru. Ikintu gikomeye, Pilato azaba hari, abasirikare b'abakobanye, abatambyi n'abatware b'abayuda n'iteraniro ry'abantu bari bashutswe bazibonera ububi bw'ibyaha bakoze. Aho hazaba hari Nero, wa mwamuteye ubwoba w'imico ya kinyamaswa, wisha abantu w'umugizi wa nabi. Azaba areba umunezero no gushyirwa hejuru kwabo yicaga urubozo, barimo ba Petero, ba Yohana n'abandi bose bagiye bicwa nabi. Abantu b'Imana bagiye bicwa bazira ukuri, ngo bazaba bambaye agaciro, kandi buri muntu uwo yagiriye n'abazaza mureba. Aho hazaba hari abapapa n'ibyegera byabo bihumuriza ubwabo ko ari abasimbura ba Kristo, nyamara bagakoresha inyundo. Aba bapapa bazaba barakoresheje inyundo, bazaba barakoresheje gereza n'ibibando kugira ngo babashe kuyobora umutima nama w'ubwoko bw'Imana, ariko biranga. Bazareba itorero barenganyaga. Nuko rero Satani nawe ubwe azanyurwa n'ubutabera bw'Imana, nawe abaraho no kugomera Imana kubushake koko bikwiriye kumubuza ijuru. Noneho Satani azapfukama kandi yemere ko urubanza yaciriwe rutabera. Abanyabyaha bazaherwa ingororano zabo ku isi. Urugendo ruzaba rukomeye. Maraki igice cya 17 haravuga ngo mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanziriye. Ikintu abantu tugiye kuzira kubeshyera Imana. Erega Imana ikunda abanyabyaha, Imana ikunda abanyabyaha, kandi Imana ireba abanyabyaha umva irabanezererwa. Imana inezererwa baki?
abanyabyaha rwose Imana ikunda abanyabyaha ntago yabarimbura. Imana irimo iravuga ngo mwaranduhije. Abantu bati twaruhije Imana gute? Imana iti mwaranduhije kuko mumbeshyera muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka kandi mutarabanezererwa. Bibiliya muri Matayo 25:41 azabwira n'abari ibumoso ati nimumve aho ndi mwabivume mwe mujye mu muriro w'Uwiteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Najya mbabwire ngo umuntu uzarimbuka azabahururiye ibitamurebaga. Kandi koko abanyabyaha bita mu bitabareba. Imana yateganyije umuriro wo gutwika Satani n'abadayimoni be kandi ukabatwika bagashira. Ariko Imana iteganyiriza abantu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikibi, ariko abantu bazanga bajye mu muriro utarabateganirijwe. Maraki 3:19 dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe maze haba umunsi uzabatwika bashire niko Uwiteka avuga. Kandi mu Byahishuwe 20:2 mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Petero nawe akomereza ati kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya. Ariko ijuru rishya n'isi nshya ntibihagije, ibyo gukiranuka kuzagira gute? Kuzabamo. Rero Bibiliya itubwira yuko Imana izasoza ibibazo byose byabereye ku isi. Izabisoza gute rero? Icyambere uyu munsi wa none dufite kiducanga mu mitwe yacu kubera iki Imana yagiye yigaragaza mu buryo butandukanye, ikitwa amazina atandukanye, ikagaragara mu buryo butandukanye. Zekariya yanditse amaze kubona umusozo w'uru rugendo turimo, arangije aravuga ngo kandi Uwiteka azaba umwami w'isi yose. Haleluya! Uwo munsi Uwiteka azaba umwe. Bitewe nuko ikibazo cy'umwana w'umuntu cyatumye Imana isa naho yacitsemo ibice bitatu. Abantu babyumva gutyo mu mitwe, abantu bakavuga bati se hano hari umwuka wera, aha hari Yesu, aha hari data wa twese. Ibi bintu uko mu mutwe numva bitumvikana. Imana izabikemura. Uwo munsi Uwiteka azaba umwe n'izina rye rizaba rimwe. Ibyahishuwe 21:3 numva ijwi rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi Imana izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira kuko guturuka kuri Adamu kugeza kuri twese uyu munsi wa none icyagiye kituranga na amarira, ariko amarira yose yarizwe ku isi Imana izayagabanyamo ibice bibiri. Hari abantu barijijwe amarira n'uyu mubiri bisanzwe, ariko hari n'abantu barijijwe amarira n'ibyaha byabo. Hari abantu barijijwe amarira nawe Satani agejeje isi. Hari abantu barijijwe amarira n'uburyo ikiremwa muntu kigenda gisikigingira. Hari abantu barijijwe amarira n'abantu benda kurimbuka. Aba bantu bagize aya marira y'ubwoko bwa kabiri, iyo barira ntibarira bonyine, amarira yabo Imana yaha agaciro kandi igihe nikigera Imana izayahanagura. Izahanagura amarira ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Imana izatanga itangazo yuko ibya mbere bishize. Uyu munsi wa none abantu benshi baza mu nzu y'Imana bakabatizwa, kandi ku munsi w'umubatizo hari ijwi rikongorera rikakubwira ngo ibya mbere birashize. Ibyo wari wararwanye nabyo birarangiye. Ariko n'ubundi iyo tugeze mu itorero turarwana. Intambara ntibirangiye turakomeza tukarwana, kandi Satani azana urundi rwego rw'ibindi byaha bishyashya, kandi umuntu aguma ku ntambara, umutima nawe ugakomeza ukagushinja, ibintu bigakomeza bikaba intambara. Dutegereje itangazo rya nyuma Kristo azavuga, avuge ngo ibya mbere birashize. Imana igiye kwimika ubwami bwayo. Ufite myiteguro ki? Umusozo w'inzozi n'amateka. Ibi bintu byose bidushuka, aya marineti twambaye atuma tutareba ibintu nk'uko Imana ibireba, ibi bintu byose bigiye gushyirwaho iherezo. Ikibazo ni iki ngiki: uri umwe mu bubu bwami bwa Kristo buzagwa neza, cyangwa uri umwe mu bubu bwami bwa Kristo butazagwa neza? Ikindi, ese uyu munsi wa none ko tumaze igihe mu buntu, twabaye mu buntu turaburirimba, ubuntu twabubayemo, ubuntu bwaradukijije, turangije twinjira mu gihe cy'imbabazi. Imbabazi turazisegura, turaziyorosa, ku meza turiraho, yewe najya mbabwire ngo no ku myenda twambara. Ubuzima tubayemo uyu munsi wa none tubeshejweho n'imbabazi.
ariko ubuntu n'imbabazi bigiye kuva ku ntebe bibwira ubutabera ngo zamuka. Abantu bagiye gucibwa urubanza rw'ibyo bumvise n'uburyo babayeho, ariko Yesu Kristo arahari. Tugiye kwiringira yuko muri Kristo Yesu byose bizakemuka. Imana ibaha amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu.